Dorcas yagaragaye asoma igitabo cya Miss Naomi. Ku mbuga zigiye zitandukanye hagiye hacaracara amafoto ya Dorcas arimo asoma igitabo cya Miss Nishimwe Naomi. Hashize igihe kitari gito cyane Miss Naomi atangaje ko kuri ubu wakigura igitabo cye ku bihumbi 80 byonyine, ubundi bakakikuzanira wibereye iwawe. Dorcas ukunda gusoma ibitabo yifashisha imbuga nkoranyambaga maze asangiza abamukurikira amafoto arimo asoma igitabo cya Nishimwe Naomi. Akantu ku kandi dore ko ariyo ntego. Yarimo asoma igitabo akanyuzamo akanywa no ku kajuice. Kandi nanone yari yambaye yasa agatangaza ya Apple Watch Series 7 yicaye muri salo ntabashije kumenya aho ariho, dore ko wasanga ari iwabo cyangwa kwa Vestine ndetse cyangwa n'ahandi hose kuko byose birashoboka nyine. 2000 mbamo umukobwa nyampinga w'u Rwanda. It's kuri njyewe ndebye inyuma ndavuga Mu by'ukuri iki gitabo cya Nishimwe Naomi gikwiriye iki byatumye umwana Dorcas agifata akagisoma. Noneho urumva icyo Dorcas ashobora kuba ashaka muri iki gitabo. Baciye mu bikomeye bitoroshye habawe n'umuvandimwe Vestine. Kandi iki gitabo ni icy'abanyembaraga bashaka gukomera. Kandi ko wumva bivuga wumva ko ari ibikomere, nawe ushobora kuba uri guca mu bikomeye byagufasha kongera kwiyubaka ndetse no kuzahuka. Wicika intege, ugifite ubuzima nibyo kintu cya mbere. Ubutwari si ukutagira ubwoba, ahubwo ni ukugira imbaraga zo guhangana n'ubwoba. Ntukemerere inzitizi kuguhagarika, ahubwo uzikoreshe nk'ibyapa bikwereka inzira iganisha hejuru. Inzozi ntizigomba gupfa niyo wagwa inshuro 1000. Icy'ingenzi ni uko uhaguruka inshuro 1000. Umuntu ugira icyizere niyo yaba atakaje byose aba afite intambwe ya mbere y'intsinzi. Amarira si ikimenyetso cy'ubugwari, ahubwo ni uburyo umutima ukuramo isuku kugira ngo ubone imbaraga zo gukomeza. Inzira ikomeye iganisha ku byiza birambye. Tukareka imisozi gutera ubwoba kuko hejuru yawo hari ibitangaza. Dore ko kandi burya ahazamuka hose abana amanuka. Imbaraga nyakuri si iz'umubiri, ahubwo ni iz'umutima uhoraho kwihangana. Nta rukuta rukomera ushobora gutsinda umutima uhamye kandi wihangana. Kuba uriho uyu munsi ni ikimenyetso cy'uko watsinze ibibazo by'ejo hashize. Noneho rero urashoboye no gutsinda iby'ejo hazaza. Ibuka gukanda like, ukande subscribe, ufungure inzogera kugira byose byiza rero bibera hano bitazigera bigucika. Dorcas se mama yabashaka kwibera Miss, yarangiza agatera umugongo gospel. Ariko ibi ntabwo. Kuba ari gusoma iki gitabo ntibivuze ko agiye kuba Miss, dore ko na Miss Rwanda bayivanyeho. Uyu bo ni umuyoboro mugari byegeranye wa Canada official. Kugira ngo tuze gusoreza ku nkuru ya Dorcas umaze gusobanukirwa byose, ntuza kunyumva neza. Munyemerere rero dusubize umwambi w'ibihe inyuma tugaruke ku itariki ya 5 z'ukwa 8 ubwo ari muri studio za Radio Rwanda. Miss Naomi, urumva umerewe gutse muri akanya muri studio za Radio Rwanda? neza pe. Uretse kuba warabaye Miss Rwanda 2020 Miss Nishimwe Naomi, izindi mpano yumvamo afite n'izi. Naome Nishimwe wabaye Miss Rwanda 2020 yagaragaje ko agiye gushyira hanze igitabo cye cya mbere yanditse. Iki gitabo kikazagaruka ku buzima bwe busanzwe ndetse n'ubwo kuba nyampinga Rwanda. Ibi uyu mugore yabigarutse mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yagaragaje ko iki gitabo yakise More Than the Crown, bishatse gusobanura tugenekereje mu Kinyarwanda ibirenze ikamba. Yagize ati More Than a Crown ni igitabo cyanjye cya mbere kandi nicyo kintu mfite amarangamutima kurusha ibindi bintu byose nakoze. Nacyanditse niciye mu marira, kiri bikomere gahoro gahoro kandi nifitemo icyizere. None byarangiye byanditse mu gitabo, dore ngiki rero ndagisoje. Yakomeje kandi agira ati mu mpapuro zacyo harimo imbaraga, amasomo y'ubuzima no kwizera kutanyeganyezwa. Ndi gusenga kandi nizeye ko kizakora ku mutima wawe nk'uko cyankuzeho, haba mu rugero rwanjye rwo gukira ndetse no kwiyubaka.
kandi nanone biraza kudusaba gato gusubiza inyuma gato wa mwambi w'isaha. Ubwo Miss Naome yakoze igikorwa cyihariye hano yari kuwa gatandatu tariki 23 Kanama 2025. Aha yari yahurije hamwe abantu 20 aba yari baratoranyije kugira ngo basome igitabo More Than a Crown. Ibi yabikoze kugira ngo bagisome mbere y'uko gisohoka ku mugaragaro. Ni igikorwa cyari kigamije kumufasha kubona ibitekerezo by'ingenzi by'abasomyi mbere y'uko igitabo kijya ku mpera y'icapiro. Naome yavuze ko yahisemo abantu bake kugira ngo bagire umwanya uhagije wo kugisoma no kumugezaho inama zabafasha kugikosora ku nshuro ya nyuma. Ati ni uburyo bwo kugikosora bwa nyuma, twaturanyije abantu bake bakinyuzamo ijisho kugira ngo baduhe ibitekerezo, niba ari n'ibyo gukosora tubikore hakiri kare. Iki gitabo kandi ni igitabo cyatanzwe ibitekerezo n'abatari bake mbere yuko gisohoka, aho bamwe batere hejuru bati umuntu utaratsinze icya leta se yabasha kwandika igitabo. Ariko disi ntibari bazi ko umuntu ashobora kunanirwa muri bimwe ariko agashoborera mu bindi. Wowe se ntuzi abanyempano benshi batize ariko bakaba bafite ubumenyi ku kintu mu buryo buhambaye. Mw'iki gitabo hari aho Naome avuga ati hari abantu babonye amanota meza, hari n'abantu babonye amanota mabi. Oya, that's nothing. Ntabwo ibyo ngibyo ugomba kwimparinga abantu babonye amanota mabi, sibyo? We need to work hard. Ariko ubuzima burakwigisha, sibyo? I always believe if you go through something, Imana ikunyuza mu kintu kugira ngo wige cyangwa uzakigisha abandi. Noneho urumva icyo Dorcas ashobora kuba ashaka mw'iki gitabo. Baciye mu bikomeye bitoroshye, habawe n'umuvandimwe Vestine. Kandi iki gitabo ni icy'abanyembaraga bashaka gukomera. Ni igitabo cyahariwe buri umwe, dore ko ushobora kucyishyura nawe kikakugeraho. Ni igitabo cyiza kirimo ubuzima bwe yanyuzemo, kandi ko wumva bivuga wumva ko ari ibikomere. Nawe ushobora kuba uri guca mu bikomeye byagufasha kongera kwiyubaka ndetse no kuzahuka. Wicika intege, ugifite ubuzima nibyo kintu cya mbere. Reka nanjye nungwemo nti ubutwari si ukutagira ubwoba, ahubwo ni ukugira imbaraga zo guhangana n'ubwoba. Ntukemerere inzitizi kuguhagarika, ahubwo uzikoreshe nk'ibyapa bikwereka inzira iganisha hejuru. Inzozi ntizigomba gupfa niyo wagwa inshuro 1000. Icy'ingenzi ni uko uhaguruka inshuro 1000. Umuntu ugira icyizere niyo yaba atakaje byose, aba afite intambwe ya mbere y'intsinzi. Amarira si ikimenyetso cy'ubugwari, ahubwo ni uburyo umutima ukuramo isuku kugira ngo ubone imbaraga zo gukomeza. Inzira ikomeye iganisha ku byiza birambye. Tukareka imisozi gutera ubwoba kuko hejuru yawo hari ibitangaza. Dore ko kandi burya ahazamuka hose habanamanuka. Imbaraga nyakuri si iz'umubiri, ahubwo ni iz'umutima uhoraho kwihangana. Nta rukuta rukomera ushobora gutsinda umutima uhamye kandi wihangana. Gutsindwa si ugutsindirwa, ahubwo ni uburyo bumwe bwo kwiga uburyo bushya bwo kugerageza. Kuba uriho uyu munsi ni ikimenyetso cy'uko watsinze ibibazo by'ejo hashize. Noneho rero urashoboye no gutsinda iby'ejo hazaza. Ibuka gukanda like, ukande subscribe, ufungure inzogera kugira byose byiza rero bibera hano bitazigera bigucika. Nje nita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.